kugukorera ibyiza. Ese ashimwe cyane. Ntacyo wenda mukaye ikinye mwicaye mpamvu ushigaje abari kugira ngo dufatikanye nuko ngo tuvuge ngo isi yose nihimbaza umwana w'Imana, umwana w'Imana ahimbazwe. Haleluya. Numva mwahaguka muhagurukire ngo bakwicara mwicarire tugiye kubarira. Haleluya. Haleluya. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Ubuntu n'imbabazi biva ku Mana biba mu iteka ryose. Kandi mbwira mugenzi wawe ngo ibyiza byose humura biraje. Wamwizeye ibyiza biraje. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana rero ko uyu mwanya mwiza iduhaye mwanya mwiza wo kumva ijambo riva ku ndiba y'umutima w'Imana, amatangazo aturuka i Siyoni. Haleluya. Ugiye ku mbuga nkoranyambaga wasanga hari amakuru mashya, hari ibindi bivugwa bishya, hari ibishaje, hari ibyatambutse, hari ibyasomwe n'abantu benshi cyangwa se bakeya. Ubu rero no mu ijuru naho hari inkuru iturukayo. Yesu ashimwe cyane. Ngira mugeze ngo tegura umutima wakira amatangazo aturutse i Siyoni. Imana ishimwe cyane. Jedo Imana ikumije cyane n'umugiye gufatikanya umugisha uno munsi. Reka dusome amagambo y'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Efeso ibice 6 duhereye ku murongo w'10 tumanuke hepfo kuri 18. Ubugure Bibiliya zanyu tugende mu rwandiko Pawulo yandikiye Efeso utawagiye mu itangiriro ugaruka ahubwo werekeze mu by'ijuru. Imana ishimwe. Dusome umurongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera umunsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe.
muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Reka dusome ubukombe bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 11. Matayo ubutumwa bwiza ibice 4 duhere ku murongo wa mbere. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo, izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yawo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo, uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera yonyine. Amen. Numvise umwuka w'Imana ampata kugira ngo tuganire aya magambo, kandi numva yashyize umutima wanjye rwose mu buryo bwagutse. Dusomye hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo w'10, ahagaragara uburyo Pawulo yari ahafunze ari mu nzu y'imbohe, maze ngo aho yari ari, niba yari yicaye niba yari aryamye, ngo ariko abona abarinzi bamurinze, bari abasirikare b'Abaroma, ndetse ngo aritegeza abona umusirikare uburyo yambaye, aramwitegereza, arabanza atekereza uburyo bamugiriye icyizere cyo kumva ko narinda uyu mugabo atari buze kuva muri iyi nzu bamushyizemo kuzageza igihe itegeko rizabitegekera. Maze ngo ari aho ngaho yitegereje uwo musirikare, umwuka w'Imana amuzaho, ngo ndetse amuha kuba uwo musirikare amubera icyigisho cyiza cyo kwandika amagambo meza abasha gufasha bene wabo cyangwa se ababo abasigaye inyuma batari mu nzu y'imbohe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, turi mu gihe cy'umudendezo, turi mu gihe cyiza cyo kuvuga ibyo ushaka, ukavuga ubutumwa ushaka. Hari n'abavuga rwose bakanyuramo bakanatukana, kumva arimo aratukana rwose. Ariko Yesu abo bose yabagiriye neza, gusa buri muntu wese igihe kizagera asobanure neza, cyangwa se ibyo yavuze cyangwa se ibyo yakoze bihabwa agaciro. Twebwe icyacu no gukora nk'uko Imana ishaka, ndetse nk'uko umwuka w'Imana atuyoboye kuvuga no gukora. Ariko Pawulo noneho rero yandikira Abefeso, ababwira uburyo ahari, arangije arababwira ati, kandi mukomeze mwihangane, nubwo bimeze bityo ariko hari ibindi biri imbere, hari ibisigaye biri imbere dukwiye kunyuramo, dukwiye gukora, kandi tukabikora neza nk'abanezeza Imana, kandi nk'abasingira ibyo Kristo yadufatiye. Arababwira rero abandikira ibarwa yishingikije kuri uwo musirikare yareba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ababwira uburyo bakwiye kwambara, ababwira uburyo bakwiye gutwara intwaro, ababwira uburyo bakwiye kuba abasirikare bayeza. Haleluya. Bwira mugeze ngo nubwo utarubizi uwo musirikare wo mu bwami bw'umucyo, ntabwo uri umusirikare wo mu bijyanye n'isi, ariko uri umusirikare wa Yesu, kandi uri ku rugamba, kandi urahanganye,
kandi iteka ryose iyo umusirikare ari ku rugamba agira uko yambara. Hari n'aho bagera bagakora ibintu bya kamafuraje cyangwa se kamufureke, akagera akambara ibihuru ukamunyura ngira ngo ni igihuru, ariko atari igihuru ahubwo ari umuntu, bitewe n'aho ari nuko akwiye kumera kugira ngo agere kuri objective. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. N'abera b'Imana bajya bagera bakambara ibigunira cyangwa bakambara nabi, akavuga ngo ngiye gusengera ahantu cyareke pari, ubwibye ipantaro y'umukunjo ndayisiga, nambara n'ingisi itari buze gufata ivumbi vuba, ukambarira urugamba ugiye kujyaho. Pawulo rero arabandika avuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Yabwiraga abasigaye inyuma, mukomerere mu mwami, ntimunyeganyege, ngo kandi mujye mu mbaraga ze, ngo kandi ze ni nyinshi. Uvuge imbaraga za Yesu ni nyinshi, imbaraga z'Imana yacu ni nyinshi. Imbere y'Abisiraheli yaciye inzira mu nyanja baracanganyikirwa, abanyegiputa bashatse kunyuramo basanga bo ntabwo byagenwe, bayishiriramo. Imbaraga z'Imana ni nyinshi, ntigihura inzira, ntigihura uko igenza. Nitujya turirimba ahangaha mujye mwumva ko ari ubuhanuzi bwaje mu gitondo. Yesu ashimwe cyane. Ngo mwambare intwaro zose rero z'Imana. Arababwira uburyo bakwiye kwambara. Niba muri abasirikare mukwiye kwambara ukuntu, hari imyambaro iranga umusirikare. Burya umusirikare utambaye ushaka kumwibesha cyangwa umusivile cyangwa se ukagira umuntu usanzwe, ariko ikizamukubwira ashobora gukora ibintu ko atari uyu muntu, cyangwa se yavuga ukuntu kumva atari uyu muntu nkurikije uko ari kuvuga ko ari kwitwara umuntu w'umusirikare, nubwo atambaye imyenda ariko ni umusirikare. Ndabeshyera ibyo avuga cyangwa se uko yitwara cyangwa ibikorwa bye cyangwa se gushira ubwoba n'amanga bye, ukavuga atari uyu muntu ashobora kuba ari umusirikare. Imana ishimwe. Aravuga ati mwambare intwaro zose rero, nubwo hacitse igikoko ni mu nzu y'imbohe, nubwo hari ukuntu mwabaye, nubwo hari ukuntu byagenzwe mubera, ariko mukomerere mu mwami, ahubwo mwambare intwaro zose z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ingabo za Yesu koko, yego abasenga mwese muri ingabo, ye muri ku rugamba rw'umubiri, ye muhumure tuzatsinda, aye ingabo za Yesu koko. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku buriganya bwa Satani. Umwanzi dufite ni Satani n'abadayimoni be. Haleluya. Kandi urwo rugamba turiho buri muntu uwo ari we wese, urugamba ruramuhera. Waba umukecuru, waba umusaza, waba umusore, waba inkumi, turi ku rugamba. Kandi urwo rugamba ni urwa Satani n'abadayimoni baba bari bamanukanye nawe bagomeye Imana. Ntabwo uza gusa umukambya na Satani yavuye mu ijuru bagira abo bari kumukurikira. Kugira ngo duhangane n'uwo mubi, duhangane na Satani, dukwiye kugira ukuntu tuba twambaye. Hari ukwambara cenyeri, hari umwambaro ujyanye n'urugamba. Ahera ku myambaro, ndetse ababwira ukuntu bakwiye kuba bameze akurikije uko ari umusirikare uri imbere. Ariko ntumubwire, Imana ikitwigisha ihereye ku byo tureba. Bwira mu gihe uhera ku byo ureba, Imana ikwigisha. Ariko kandi ndagira ngo mu rugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiye kurwambarira. Ariko ntabwo turwana n'abantu bafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, duhanganye n'imyuka itwara isi y'umwijima kugira ngo itsinde no kuba wambaye kandi wese inkweto, wambaye ingofero, ufite umukandara ufunze neza cyane, ufite na zantiba. Yesu ashimwe cyane. Turajya tuvuge wanyu ngo kandi hari intwaro iri mu kuboko kwawe. Iyo niyo tubuze kuvugaho n'icyumba Imana yantumye kuvuga. Intwaro iri mu kuboko. Uvuye ko intwaro iri mu kuboko. Uwiteka aramubajije ngo ufite iki? Aramubwira ati mfite inkoni. Nuko rero icyo ufite nicyo mpereye. Uvuge ngo amina cyane, kugira ngo ndema amateka n'amahanga yose azamenye ko Uwiteka umwami w'Imana. Muruka ku murongo wa 13, muruka rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi. Umunsi mubi. Ese buriya waruzi uko buciye n'uko bwije uba winjira ku munsi mubi w'intambara. Kandi uko urugamba ejo warurwanye uca mu gitondo rwahinduye isura.
mwishime munezero muturaganye ngo twanesheje iteka ryose umusirikare kiri ku rugamba ntafashe intwaro hasi ntapfa kuba imyambaro kenyeri ahora kwese haleluya ahora maramaje kandi nzende bana basirikare bari hano hakuno basigaye ukabona urutoki rwa hano kereke pari ubona ari tayari guhita koramo bigaturika ariko ndagira ngo babwire ngo aha ngaha Pawulo Imana yamuganirije aya magambo imuhishurira aya magambo kugira ngo n'ingabo zo mu buryo bw'umwuka haleluya zijya zigira ukuntu zitwara n'uburyo zigaragara n'ibyo zikwiye gukora bitewe n'urugamba ruzihanamiye ndagira ngo bamenyeshe ko rero waba uri ugahaga satani w'urugamba rwo ntarurangije no mu cyujanijwe yagusanga icyujanijwe anyuriye mu mwana bacya mu gitondo ugasanga yateze imodoka wagera ku kazi ugasanga bya perpendiculaire yewe inshuti yanjye ushobora kujya ugasanga uwagukundaga yakwanze ushobora gusanga wari wakugira umwenda atinze kukwishyura satani ahora afite strategy nyinshi ari no kujya mu Rwanda ariko tukwiye kuba duhagaze Imana ishimwe cyane dukomere Imana bashyira tubyumvise neza murongo wa 14 twihuse haravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye kuri muhagarare mushikamye uburyo bukwe aparase physique burya reka kubwira umusirikare asusi si imyambaro gusa umusirikare ahanini ni ibitero haleluya askari kamirifu agaragazwa n'imirimo ye nibyo atuma akabikora kandi akabigera njyandeba mujya muri ano mafilime y'abajyambere kujya bigasanga umuntu yirabye ibintu mu maso yabaye nyamabara yabaye makubago yabatashitasha arasamye yabaye ahagaze ukagira ngo ni ikintu kandi ari umuntu muhagarare mushikamye mwe kunyeganya ibitugerageza ni byinshi ariko muhagarare mushikamye ngira ngo guhagarara ushikamye ngo kandi mukenyeye ukuri guca mu ziko ntibushye haleluya kandi iyo umuntu afite ukuri ijambo rivuga ngo muzanyura mu muriro uzabatwika niko bigenda ni ukuri kuri barwe kugira ngo umuriro ntibushye niwambara ukuri uzanyura mu mazi atemba ntazagutembana uku kuri ntabwo gutembanwa haleluya muhagarare mushikamye kandi mukenyeye ukuri Imana irakwemera niyo mpamvu baririmbye ngo ntabwo ijya ibeshya haleluya Imana ntijya ibeshya niyo ukuri hano umuntu yakubeshya imicuzi irabigambiriye kubisohoza yitwa Imana Bwana Yesu asifiwe sana arakomeza arambwira ngo kandi ngo mwambaye gukiranuka n'icyuma gikingira igituza protection igituza ubundi mu gituza aho harimo za tibari aho kubita isasu ukajya mu muntu arapfuye naho ryapfuyemo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza yaramureba ku musirikare kandi uko amurebye umwambaro yambaye Imana ikamuhumekera ko ukwiye kubivuga abatira antibari mu gatuza bibe gukiranuka gukingira igituza uwo umuntu akorasha mu gituza ahomye umutima umuntu rero yambara hano naha inyuma ko wazi wenda kuguru yawe ukubita nyabazwa ajya ukazisubizamo amagufa ugasubizamo ariko nta piyesi de rechange y'umutima mwambare gukiranuka Pawulo arakomeza ese wafashije video komeza kubahungu kuri umuntu wese inkweto arizo ubutumwa bwiza ngo ukwete inkweto arizo ubutumwa bwiza ayo dotine y'umusirikare w'umurongo wahambiriye akageza munsi y'ivi neza rwose afunze kabisa aravuga kandi rero ubutumwa bwanyu bubabere nk'izi nkweto nibo reba dotine zihagaze imbere Yesu ashimwe cyane arakomeza aramutegereza komeza kandi ikigeretse kuri byose mukaretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo yitegereza umusirikare asanga afite ingabo ihera hasi ikagera hejuru ayifashe hano yahagaze aremye afite ingabo afashemo arebye botine haleluya uko igihagaze cyo kimeze ari umuntu uzabaye umugabo n'umurokore aka yagiye kubona ukuntu agenda n'ibyo gukora abara bahehe n'ibyo avuga n'ibyo ahagaze babona ahubwo iyo Mana uvuga izabanze kugirira neza ntabwo bakamuciraho iteka ntabwo kugirira neza kugira n'uko uvuga kugira n'uko ureba urumva ariko Pawulo amwitegereza ngo areba n'ingabo Yesu ashimwe cyane n'ingabo yegeranyije n'ikiremwa amfungurira umutwaro kwizera n'ingabo
imbere y'amadayimoni na shetani. Intwaro zima ukabisabira intwaro nawe ijuru bagomba kugira intwaro. Arakomeza nshuti yanjye komeza. mwakira agakiza n'iki kabingofero komeza mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. uracyangwa gatoya ingofero yanyu igaragaza agakiza. umuntu mwese muri aho ngaho kuko nta muntu wenda nzi ufite ingofero ambyende kwa ayishizemo twese twamubona. nubwo nawe n'ibihumbi 10 umuntu ukajya kamera ingofero uhagaze imbere ari umwe abasha kureba uwo muntu wambaye ingofero. agakiza kacu kadutangwa kwa umbali baturebere kure. Haleluya. niba tureba batumenye umuntu yirinde ufilozofa no kuryama no kurota atureba amenye kumurukuru. Haleluya. Kandi abantu bambaye ingofero ari benshi, abasivile, abapolisi, abasirikare, kampani ya sekirite bose baba uyu ni kiki sekirite, uyu ni interseke, uyu muri polisi, uyu ni wabateza mukurikije ingofero ze. ureba ku ngofero gusa tumenya ngo uyu muntu ntabwo ari umusirikare ni umupolisi. uyu si umupolisi ni abasekirite. ubu naho byaba uhagaze hariya ageze hariya kubona ya ngofero yagiye uri umusekirite wa betesi kubona ko akagofero ka veri cyangwa se umudaso. ingofero ibarakiza. abaroma bari bambaye ingofero bimeze ukuntu birebire kureba n'ingofero yonyine ikaba yaguhungabanya. kandi iteka ryose umusirikare nyakuri burya aratinyitse. nta n'uzi umusirikare atinyitse kubona. niyo kubwira amabishopu umunsi umwe yuko hari umuntu agiye gusuhuza naho ubwo avuye ku ikosi baramukaranze yarashiriye. none wajyayo naza ariza kwaba ngo ndeza kumusuhuza ngo namukumbuye bahita neza ukuboko kora nose umayo neza ukuboko. ntabwo umuntu yararakaye ubu muntu ntiburagaruka. ibintu by'ibisantima n'iby'imbabazi byinshi biteretse uzajya gusuhuza umuntu akohereza ko kandi akwitaje ntabwo ntumubesha igikosi cyari cyamwuzuye. Yesu ashimwe cyane. umusirikare ntamenyerwa nubwo ari umuhungu wawe. Yesu ashimwe cyane. niba mushiki wawe ntabwo ntuzamumenyere washaka kwikanga kubita k'inyuma ata sorry nangize ngo naduyiwe abayiteguye we amen. bariteguye niyo mpamvu umusirikare apfa kwizera uwo wese uzitonda ubareba. ntabwo apfa kwizera nubwo akuseka amasara agaseseka ntabwo dushaka gusekera umukanyisha yandumisha umusirikare. ariko abasirikare ba Yesu bizera rwose ugasanga buri wese bagenda baba bagira ubwoba ntibagira amakenga. arababwira ati abasirikare beza. Haleluya. muhagarare neza ku munsi mubi mutarigana n'umwanzi. arabahanamiye kandi afite imbaraga nyinshi. ni imyuka n'ibintu bidafatika. si icyo watera umugeri nta n'uwagitera igisa n'umutera n'ibuye. ni umwuka kandi ahantu ho mu kirere haraboswe. ikiri ku isi igoswe n'izo mbaraga n'izo ngabo kandi zifatika mu kuzirwana mu buryo bw'umwuka. abati mu giko muhagarara nuko mwambara mugire n'intwaro rero. twasomye rero ngo mutware intwaro yitwa inkota. Haleluya. hari n'iryo jambo niba uca Pawulo ahagaze imbere y'umukristo ngo Pawulo amaze guhagarara ariko amukristo ari ikirere cye ariko ko ahagaze Pawulo ngo ukimara kumubita amaso ukimara kumbona uri ufite ibyiringiro byo kuzagera Siyoni. ukire aparasa kuzikira iguhaye ibyiringiro no gukomeza. mukristo bushibwe abura icyo avuga. araje bati bareba ikizanye n'unyabona ikindi njye ntabwo nkina. niba ukina njye sinkina. reka mubwire niba mwamukina satani we ntakina. na Pawulo atangira gukora mu kirima cy'imyambi watangira kujya yohereza akohereza imyambi 7 icyayi. mukristo afite inkota afite n'ingabo gusa. mwaraje ukora kuri iyo myambi 7 ngo agakinga 6 wa karindwi ugaca ku ruhande ukamwisha. uko umwishiye ngo umwambi ukagira ubumara ukagira imbaraga nyinshi mu buzima bwe.
ngo barwanye intambara kugeza igihe ngo ya myambi yazaga inyuraho yinjira muri Mukristo ngaza gucika intege yikubita hasi amukubiri n'inkota. Aporoni baraza mutandagara hejuru garagara seka. Nujya ubona mwene so yawe yacitse intege mugafatanya na dayimoni guseka. Bijuri baroga gushakisha uburyo wamukura umwanzi hejuru. Umukristo barangije ngaza kwibuka Yesu ashimwe cyane yibuka ko yari afite inkota. Barangije ko cyamutanaga hejuru ngo atangira kwikurura ashakisha akabaraga yikurura ashakisha inkota yegera aho inkota yaguye. Aporoni ziba yarangije ngarangiza ngo aza gusingira ikirimba cy'inkota ye. Haleluya! Ngarangize ngarayihindura ngo yitegereza Aporoni umutanaga hejuru arabona nta handi ndi bukubiti ndakubita mu rubavu rwa kane bihinduranye n'umutima n'ibihaha n'ibitikura ayezi byose bihindurize ngo amutera inkota amutunguye. Aporoni ntiyarwana ashakisha ubundi buryo yiporoteje ngo amuva hejuru ngo araguruka agenda agapfira mu manga. Haleluya! Amuva hejuru aragenda agapfa mu manga mu kabande. Nta kindi cyakuye Aporoni hejuru ya Kristo ni inkota. Twageze ku nkota. Haleluya! Aravuga ngo kandi nk'uko yabona umusiga afite inkota afite n'ingabo aravuga ngo twari inkota n'iryo jambo ry'Imana. Haleluya! Mubashe gukoresha ingabo mukinga imyambi y'umuriro kandi ikindi si ugukinga gusa ahubwo namwe murwane. Nta kindi turwanisha abera si imigeri si kate na karata ntabwo ari amagambo ni ijambo ry'Imana. Ariko ubundi ijambo ry'Imana urafite cyangwa uraryumva gusa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Haleluya! Komeza Gideon. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Musabira abera bose ikintu ngaho. Ikintu ushaka ngo tuganire ku bijyanye n'ibijyanye n'inkota y'umusirikare. Hari umusirikare ugaragara yambaye umwambaro yewe afite na Bibiliya mu ntoki. Kugira Bibiliya mu ntoki ariko utagira ijambo ryayo ni nko kugira ikirimba cy'inkota ariko nta nkota irimo. Na envelope y'inkota burya ugira icyo ufite ugasohoramo inkota. Ndabona n'abasirikare bajya baza hano habaye ubukwe akajya bakuramo inkota. Iyo akishizemo bibaza kirimo ariko iyo ayikuyemo niko ubona icyari mu nkota n'icyari muri cya kirimba cyangwa hahandi muri envelope yayo. Kandi cya kindi gisigaye ubundi ntacyo kimaze. Burya ni protection gusa ariko ni protection kirimo iyo ayikuyemo rero ayigira ngo tubonera by'indimo. Pawulo aravuga ati rero reka mbabwire nta yindi ntwari ikwiye kuba mu biganza by'amaboko yanyu muhanganye n'umwanzi ni inkota ari ryo jambo. Mwabasha kuzimya imyambi y'umubiri mwabasha kugira ukuri mwabasha kwambara rwose bigaragaza ko muri abarokore ariko udafite ijambo ku rugamba ukurasa yakurasa kugeza igihe akurangirije kuko akurasa utamusubiza. Iyo umuntu akurasa utamusubiza rero agutwara muzima agutwara aho ashaka aho ukoresha ibyo ashaka. Kandi wambaye igisirikare wambaye sentire wambaye botire n'ingofero atayikuye bakagutwara afata aho gusa aho muri kwa kuri uragutwara nyine intambike. Ariko ufite inkota umuhindukirana na Mukristo na Aporoni. Haleluya! Nawe yakwishima yakwicara hejuru kuko Mukristo yabwiye Aporoni ngo mwanzi wanjye ntugishime hejuru naho nagwa uzongera byuke nta kizabyutsa kindi ni inkota. Umuntu utabyawe n'ijambo apfa acindutse. Umuntu utabyawe n'ijambo arama iminsi mike. Ni nk'umurokore utagira ijambo avuga ibyo yishakiye ugasanga akora nk'abantu ibitero bye n'iby'abantu arirwanira ntazi uko barwana. Nzamusebya muharabike sha nyewe azahora umwana w'umwegakazi n'umushambakazi n'umuntu uzi kazi nzamweye bitamanye aca kubonesha yigira ku cyobo. Iyo ntambara y'umubiri kandi
ashimwe. Haleluya. Nivyo wambara ugaragare utabura ikikwambari, ariko nukagera asange tayari, uri tayari. Mu byo ngo turi tayari. Kandi nta kindi ni ijambo. Twasomye amagambo twihuse. Muri bwa butumwa twanditswe na Matayo ibice 4. Hatubwira ngo ukuntu umwuka w'Imana yajyanye Yesu mu butayu. Ngo kandi amujyana kugira ngo umwanzi amugerageze. Umusirikare wese arageragezwa. Iyo amakosi babirizaho. Niba amaze imisoro y'abaje ngo refresha kose. Wongeye bagarura umusirikare we. Maze iminsi murage. Refresha. Ifite imaze kuba nyinshi. Amaparufe yatwa. Ari ni parufe muri Rwanda kumva. Kajya gukamya ikiziba. Kajya gukamya ikiziba ukoresheje umwambaro wawe. Umusirikare mwiza arageragezwa. Urageragezwa rero ngo urabana n'Imana. Bayatu ntikibaho. Bakubaye mwese ko nayiboye. Geragezwa imira gushyiramo imbaraga. Haleluya. Biraguhamagaje ukabasha kugira umwanya ari imbere. Ayine kene. Ariko mwe muragezwa mukabivamo. Kandi umusirikare uturutse kose. Hey. Reka ndekera. Murabizi nawe. Mwabaye bose mwese muri mwe. Birageze ngo nawe uriwe n'ubutofu. Umwuka cyane Yesu mutara. Mwaragenda maraya bashobora ibisigaro mwene atarya atama. Ngo ku munsi wa 40 asohotse. Biko ku munsi wa 28 n'uwa 32 Yesu ntiyigeze asohotse. Reba munyumvire neza. Mwari ku munsi wa 40 Imana rero. Haleluya. Wari umunsi wo kurangiza amasengesho. Wari umunsi wo kurangiza ikigeragezo. Umubiri rero uramubwira ngo we ukeneye isupu. Mwashonje. Satani aratubuza. Izira by'indimi. Kuki utaje ku munsi wa 40? Kuki Satani ataje ku munsi wa 37? Kuki Satani ataje ku munsi wa 39? Akaza ku munsi wa 40, umunsi wo kurangiza igihe cy'umwuka w'Imana mutara. Kandi akaza mukuriye kucyumvira mwaka mu mwaka. Ubusige buragareza isoko zuhanika. Umubiri ni inshuti ya Satani. Niho twasomye ngo Satani aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindurira ibuye umugati maze urye dore uranashonje. Haleluya. Iryo si ijwi rya Satani. Yesu aramusubiza ngo haranditswe ngo haleluya. Haranditswe ngo ijambo umuntu agatunga n'imitsima gusa abasha gutungwa n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Imana. Ngo Satani yereke arongera aramubwira ati ngo rero niba uri umwana w'Imana uretse gatoya mwaramuzamuka aramushyira ku munara muremure mwiza cyane mwahejwe agasongera ku rusengero mwahagije aramubwira ngo haranditswe. Hari abantu benshi bayobejwe n'abadayimoni na Satani n'ingabo ze kuko ijambo ry'uburiganya kandi ni ijambo riri muri Bibiliya na Satani azi ijambo we. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abanjye ntimuzabamenyera ku magambo muzabamenyera ku bitendo. Nta magambo na Satani arayazi. Rero Lucifer yatangaga akayaga we kuwiteka niwe watangaga akayaga. Umuntu warakajwe no kuwiteka Imana yaremye umuntu atamugishije inama. Kumva umuntu yaryoshe. Haranditswe ngo izategekera abamarayika bayo kugira ngo babarengere mutazasitara ku biti cyangwa ku ibuye. Simba rero simba kamari kabona gusoma. Yesu aravuga ngo haranditswe ngo reka nkubwire umuntu nakwitisha ibyanditswe akuyobya umukubitisha ibyanditswe by'ukwizera kwawe. Niyo mpamvu abantu benshi baridanijwe n'abadayimoni bari hano hanze bakababwirwa ngo Yesu yarabirangije. Samba na Yesu yarabirangije. N'inzoga za Yesu yarabirangije. Kandi bagusubira ati igorigota
umunsi cyaragiye cyongeye kigisho nibyarangiye udafite hari umusome nagutwara umutwara nk'ibiribwa bitagira inkota nta ibiribwa bitagira imyanda utwara bibiri utazi n'ijambo na rimwe wasomera umuntu biragatsindwa ntacyo bikumarira imbaraga za Bibiliya si ukwitwara mu ntoki ahubwo no kumenya ibyanditsweho kuko ushobora kugera ukagukubira nayo ari igitabo ariko ibyanditswe ntibive mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. N'icyatumye mu Kristo akomeza kwisunika yeregera ku nkota yarazi imbaraga ziri mu nkota yarazi imbaraga ziri mu nkota bose bashaka kumurengera ariko se wowe ubyutswa n'iki ni ibihozo byawashe gutema ibihozo ihorere munyana aye munyamanza bingwe y'ibyo ihorere ndakuzi nzakurengera ihorere n'ibi ntabwo ari ibihozo rwana haleluya indirimbo z'ingani mu rugamba rwanjyewe niyo uri ku rugamba hari indirimbo zo kuhamora Yesu ashimwe cyane ingabo zonye koko ayero sungama somuri ngabo kumva barinze watagiye haka baroka bagenda yawe hata Bibiliya sharite niba ni telefone akayikubita umufuka ngo gagiye gusenga we ntabwo uzi icyo ukora wowe ntabwo ugana ntabwo bazi nibyo kandi imbaraga nyinshi mwisi no mu ijuru biradadiye Imana idufashe cyane ugomba gukoresha intwaro y'ijambo nta kindi cyatumye Kristo atsinda Satani mu butayu ni ijambo arongera Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane aramujyana amushyira ahirengeye ngamwereka isi n'ubwami bwayo n'ibyiza byayo aramubwira ati nukuri kwa muntu gato gusa iki ni akantu k'ubusabusa gira ugiye gusa unkubitira ivi nubwo arimo babisigaza hejuru ugatinya rimwe ndabikugabe Yesu avuga ati haleluya Yesu aramubwira ati Satani ntakagira ikindi kintu byose bikubita imbere keretse Uwiteka Imana yawe ntakagira indi Mana yindi uhimbaza uretse Imana yonyine amwe mu nasimbuke abamarika yateye icyamara kuzajya babasama barinde n'ibigero bidasitara kwiwe ntukagerageze Uwiteka Imana yawe abarokore b'ikigihe bagerageza Imana barayigerageza kandi bakayigerageza atari kwigereza ngo igaragara ahubwo ari ibishuko by'umwanzi barimo ni ukuri kwa Mungu jya we nzamwerera imbuto nubwo adakijijwe Imana yamubwira n'imbuto azava umugabo mwiza natazera nakora ntadakizwe kazagukubita imigeri y'imifuko utangiye utakimana none nk'abantu gutare ugenda wahigishije inama ngo hari uwagezeyo umugabo agira atyo baramusita akura ikureti cyangwa ikazi ahita apfunduza agatsinsino ngo cya agatsinsino ngo agerageza tekinolo cyate mukobwa turazisangira mwana kuko twasezeranye gusangira akabisi agahiye kaje akabisi umwanya wako warangiye ati kwa jina la Bwana changa la Yesu mimi ndiyo Bwana Yesu amebaki pale kanisani Bwana atangira gutanga ibyifuzo musabire musenge we mukaza kutwahariza araza kuvuga ko icyifuzo ukumva yaragerageje ubwo yaragerageje mumufashe ikigeragezo shugurika kwako kabisa abagabo ariko abagabo batakibura uzi ko bacu bose baba barabuze abagabo ntabwo abasore mwarifashe mumaze nk'abikosantere bigize beto kabisa ntimuyegaye ni umutima kigali n'ibigeragezo
Imana idufashe murongorosha abantu murabakora ntashi reka twikomereze narebye usanga Satani ahantu dutegera cyane ni ku bintu bitatu. Icyambara dutegera kunda uvuga ninde ibiryo umuceri kabisa n'idorari ibitogosheje pe rero umwana w'Imana hendira umugati n'urugendo rurashoje iyo y'umubiri uratugora bigatuma utabasha gucira hejuru y'inda ugaburira umunsi n'umutungo gusa ukamugaragu w'inda ukagira Imana y'inda umugaragu w'inda ugasaba kunezeza inda gutwara nezeza Imana kandi shamunda habamo byinshi habamo amara habamo impyiko habamo igihe kigashobora urwara hamwe isikane eko byaraze Mana rigeze kane yashuyeho inda ntigushye ishobora kure gacanga hakajya icyari inda nziza ushobora kunezeza ugakuza icyuma yarakuye gacanga gusigaje gutyo ariko barashira hanesheje haleluya ariko ntabwo umuntu atunga n'ibyo kurya gusa by'umubiri ntabwo ari umutsima gusa we hari ibindi biryo mvuye kamera cyane amagambo menshi kandi yose ava mu gitabo cy'ejo akibuka yuko umukiranutsi atazasoza n'umwana batazicwa n'inzara kandi bose batazakorwa n'isoni ntigereka kurengera gereka kurengera ariko ubundi urarizi ubundi niwe mukenda muketo ariko abantu bazi kuvuga nari ikintu najya kure hani yamubwiye ngo haranditsweho wari uzi ko Satani asigaye ategera n'abantu ku byanditswe nibyo tugeze mu icyo gihe tugezemo yanditswe urashaka gusenga Imana iguhe ibyanditswe biguhumekera uwo navuga nk'uko Imana akubwire ngo ibyo avuze n'iby'abantu cyangwa ibyo avuze n'iby'Imana hari n'abasigaye bavuga iby'abantu bitewe n'indamu bashaka akagakubita icyanditswe